telefone kumwe ku murongo wa telefone piwiriwe neza nidushatse kubwire tuti nuko rwose ongera uvuye ngo ba Félicitations Platini. Platini. yego Urumva umeze gute nyuma guhindura stati? ndaryoshye Uraryoshye. Aha tubwire sasa rero ugize gutya ubukwe bwawe mbere yo kujya kuri iriya drapo wamanitseho akaboko ry'u Rwanda ugize gutya ubukwe bwawe rwose mu itangazamakuru ntabwo twigize tumenya ko Platini afite umukunzi utunguye abantu benshi cyane ibintu wabitekereje gute nibyo ndi mukino uravuga ngo nyirabugenge n'ubugenge bwayo mukunzi tumaranye igihe ariko nyine nifuje ko byaba muri ubu buryo kuko akenshi nagiye mbarizwa mu itangazamakuru nagiye ngaragara mu itangazamakuru muri ibyo bikorwa ariko nabonaga atari ikintu kigezweho kuri njyewe cyane cyane ko n'umukobwa yabinsabye arambwira ati ndifuza ko ibintu byacu byaba bucece mabebiyo none mwamenyanye ryari uwo mukobwa 2019 mwahuye mute Platini tuganirize ku nkuru y'urukundo rwanyu ninjye wamushatse hari ubukwe nawe namubonyemo yambariye abandi bantu mpita mpamagara umuntu nabonaga uri gupostinga amafoto ndamubwira nimbabariro ndemere ndamuha amakontakite umukobwa turavugana ndamubwira ko twahura arabyanga nyine bimara amezi menshi arabyanze ndahatiriza ariko uko nakomeje guhatiriza nyine murabizi nyine gutereta n'ibyoroho tuza kuganira baza kunyemera turahura muri uko kuganira rero hari ibyo nashimye mu miganirire yanjye nawe niyo byatumye mfata icyo kintu wenda utaragera ku byo washimye mu miganirire yawe nawe muhuye ukimubona bwa mbere aho mu bukwe yambariye undi muntu ni iki cyagukuruye cyatumye ujya no gushaka nimero ye ukayisaba umuntu nabonye ari mwiza cyane mbona ateye neza cyane naragaragara neza yapfuye yabereye ifoto ariko nyine numva ntibihagije numva nifuje ko tuganira mu kuganira rero wavuze ngo ibyo mwaganiriye noneho nibyo byagukuruye cyane bituma ufata icyemezo birumvikana ubwo nawe nuko yaje kukwemerera mu kuganira n'iki wamwumvisemo kuganira n'abakobwa benshi waganiraga n'abakobwa benshi kidasanzwe cyatumye uhita ufata icyemezo cyane twaraganira ndabwira ni njye biriya bintu byo gushinga amavi buriya simbikunda ahitambwira ati ibyo bintu nanjye ndabyanga cyane nicyo kintu cya mbere mwahereyeho oya kiri mu byanyemeje ntabwo aricyo twahereyeho numvise hari ikintu duhuriye biriya bintu byo kwirirwa abasore bapfukama ntabwo nabibonaga nk'ibintu bishamaje numva nawe arabishyigikiye bituma mba interested nicyo ijambo rya mbere numvise ryatumye numva nshaka kuganira nawe cyane ariko ibyo twahereyeho pensiyo bivuze ngo ibyo ngibyo mwabivuze mbere y'uko utangira gutereta muganira bisanzwe nk'abashuti twiganira nshaka kumenya uwo ari we nawe ngo amenye uwo ndi we aha ikindi kintu wumvaga wamushimyeho muri kuganira ni igiki cyane kubwo urumva icyakujyanaga kwari kujya kureba niba bizavamo ikindi navuga twaganiriyeho ni uburyo yumva ubuzima uburyo yumva ubuhanzi kuko sinjya kubesha ikintu kigoye ku muhanzi nkanjye ni ukubona nyine umuntu wumva ubuhanzi bwacu uburyo buteye imiterere yabwo bukora bute ni ikintu numvisha ari intereste ashaka kumenya ubuhanzi bukora gute bugenda bute ikintu nk'ibyo umuntu ushaka kubyinteresaho cyane utamva yuko nyine ari mu mujyo wawe ariko nanjye nafashe n'akanya ko kumubwira ibyanjye ubwo nawe arabikunda ibyanyoroheye yego kunyemera kuko abahanzi benshi baba bazi ko ahari turi abantu bananiranye n'iki ariko yagiye yinjira mu buzima bwanjye gake gake aramenya ashima ibyanjye gutyo gutyo
ahubwo ahango niho umuntu ahise yibaza hari ukuntu bafata abahanzi cyangwa abantu bakunda kugaragara cyane mu itangazamakuru rimwe rimwe bakabaha isura runaka ibyo utari cyo cyangwa icyo uri cyo ntabwo byamugoye kugira ngo abashe kwemera ko mwajya mu rukundo cyangwa ngo agukunde ashingiye kuri ibyo byose nyine bigenda bivugwa mu itangazamakuru. ntabwo impungenge zabura kuko ibitangazamakuru buri munsi birandika Platini yakundanye na kanaka, Platini ari kumwe na kanaka, ibyo babeshya iby'ukuri bimwe na bimwe, ariko mbere yo kumubwira ati ndagukunda urabanza ukamwinjiza muri ubwo buzima akabutemberamo akabureba akabubona gutyo gutyo bituma agira nyine igitekerezo cy'umwuga tubamo. Umuhanzi w'inshuti yawe Tom Close niwe waririmbye ngo mbwira yego. Iyo yego yayikubwiye ryari noneho uburyo yahuze umutima wanjye uratuje ubwo uyu mukobwa anyemereye ko dukundana byaje no kugeza aho uyu munsi musezerana imbere y'amategeko? Byamaze nk'amezi 3 ndimo ndamwirukaho, ntako ntagize rwose amezi 3 yagezemo, buri munsi rwose ngerageza ibishoboka, ariko naramubwiye nyine ko mukunda, akanyura hirya akanyura hino, akabanza tukaganira ibindi, nako njya nkarinyuzamo ukabona aranjijisha amwe ati ibyo tube tubiretse, araza kumbwira nyuma y'amezi 3 turabizi icyifuzo cyawe rero ngenda cyemeye. Ubwo hari kuyihe tariki mukuye kwezi kuko numva iyo tariki utayibagirwa uko byaba bimeze kose? Ntabwo nyibuka ubwo urumva ibyo ntabyumva bitaza kuba bifu? ntabwo byaba bifu, nawe arabizi nyine koko ibintu nk'ibyo abagore nibo babyibuka, abagabo buriya twebwe biba bigoye cyane. Ugize gutya rero akubwiye ngo yego, wari utegereje amezi ageze kuri 3 tunavuze rwose n'imyaka, ni yego igiye kuba forever. Wabyifashe gute? byari bimeze gute? nagize ikikango, twari dutaye icyo gihe ndabyibuka, nari mucyuye turi mu modoka, mugezayo amaze kumbwira nsigara numiwe arisohokera arigendera, ndataha inzira yose namanjiriwe numvaza ibintu koko nibyo, ngera mu rugo ndabaza nibyo se koko. Yabikubwiye muri mu modoka? Yego. Aha, waramuhobereye se? Mu gitondo nibwo namuhamagaye ndababwira rero urabizi ko twaganiye ko ibintu byo gushinga amavi bitemewe. Iyo ngingo wahise ugaruka niba jambo wavuze nimugoroba umbwira yego buriya ni nk'aho twarishinze gutya, ubwo birarangiye ngewe ngiye gutegura ukuntu uzambera umugore. Mu gihe turimo turabipanga covid izamo, ibintu by'ibirori byose birahagarara, ubuzima burahagarara mu gihugu, dukomeza kugerageza tuteza iminsi, ariko yari yanyemereje ko namubwiye ni njye urukundo mfite ntabwo ari urwo kumara iminsi tutabanye, ndifuza yuko twahita tubana. Dusubiza inyuma mu modoka, akimara kukwemera akubwira ngo yego, mwakoze iki? Waramuhobereye? yagukoze mu ntoki? Kogera urashaka iki se? Nta kindi cyane, bumva narumiwe, usigara mbyibaza, ndakubwiye yahise yisohokera arigendera. Uhita wumirwa uri aho? Usigara nifashe ku munwa. Waramubwiye ngo urakoze se? We ntacyo navuze, nabuze icyo kuvuga, yibe ndategereza nibaza ko bishoboka cyangwa byemewe, ndacangwa arigendera, nawe nsigara mbyibazaho. Niyo mpamvu ngo nageze mu rugo ndamuhamagara nti uvugisha ukuri se kuko? ibyo biba bivuyeho mutangira gutegura ubukwe, urumva byahereye aho ngaho. Mu by'ukuri muri gahunda zawe, kuko nzi ko uri umuntu akenshi ukunda kugira uko uba wapanze gahunda, byari birimo ko ugomba gukora ubukwe muri uyu mwaka, cyangwa n'urwo rukundo rwagufashe tuvuga ubwo mbonye uyu nguyu ati nifashe icyemezo? Muri ibintu by'urukundo nkomeza kubyigaho, ntibigombera igihe.
urumva hari ukuntu nyine ukundana n'umuntu ukibaza uti wenda nitumaramo imyaka 17 nibwo nzamenya neza ni uyu nguyu ninde, ariko buriya umutima hari icyo bakunda kuvuga mu gifaransa ngo le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Hari ibyo imitima yacu yibwira n'umutima utazi, ukabyibwira ariko utabizi. Natekereje yuko harabona abanye nabo igihe kinini ntibyakunda, hari nabo nabanye igihe gito ntibyakunda. Nari mbonye umuntu anyemereye urukundo kandi imyaka yanjye mbona ari iyi ngiyi nyine, umuntu n'umubajije ku by'urugo numva ntacyo bimutwaye, arambye kubona kwemerera urukundo nta kindi nakwima, ebana mpita njya mu zindi gahunda zose. Izindi gahunda zibimburirwa ubwo hari byabanje wenda, ariko uyu munsi nibwo byagiye ku mugaragaro nyuma yo gusezerana imbere y'amategeko. Ibindi bizaba ryari? Mbonye yo kwisegura mbere na mbere abantu benshi bambwiye ko nabatunguye, ariko ntacyo nabatunguye, bose barabizi ibihe isi yose irimo muri rusange bya COVID-19. Ntabwo nemerewe gutumira, ntabwo nemerewe kwakira umubare w'abantu benshi, ariko nakifuje kubana n'umuntu wese wakunze nibura n'igitero kimwe mu ndirimbo zose naririmbyemo muri uku kwezi kwa gatatu. Uku kwezi kwa gatatu rero kurarangirana na gahunda zose niko ndibiteganya. Ku yahe matariki? Ubukwe nyirizina buri ku itariki 27 z'uku kwezi. Okay. Hanyuma yari yaragusabye ko ibi bintu bitajya hanze kandi nawe niko wabyifuzaga. Uyu munsi musezeranye imbere y'amategeko, amafoto yahise ajya hanze. Aho mwari mwabivuganyeho, ese yabyakiriye ate? Kuko urumva ari n'umuntu utari umenyereye kuba muri ibintu by'itangaza makuru. Yambwiye ati none se hari umwuga ukora, hari abantu bazifuza kumenya ibyo ubamo, noneho tubatunga umunsi w'ubukwe nyirizina ntabwo byaba ari byiza, ariko nibura uyu munsi wasinye mu mategeko nta kibazo. Ndavuga ni rero iyi foto imwe ndayishyira hanze, ibindi nabyo wenda sindi gushyira amabanga yose hanze, ariko ifoto imwe nta kiri budutware, hanyuma yisubire mu buzima bwe nanjye nsubire mu bwanjye. Nabonye pare wawe yabaye producer wawe cyangwa se manager Clement Ishimwe. Darago Mendez. Kuki ari we wahisemo? Clement ni inshuti yanjye, tujya inama, turaganira cyane, ni boss wanjye mu kazi. Buri muntu yari boss wawe akaba inshuti yawe, akaba ari umuntu akwisanzuraho mu bintu byose nkora, nkaba nanamupresenta umwana mbere y'abandi bose. Buriya uwo muntu aba agomba kuba best man wawe, kandi mubonamo nk'umuntu wajya inama nziza no mu gihe kiri imbere. Ikindi cya kabiri, numvishe umufasha wanjye abyishimira, ni ibintu rero numva bitari bigoye. Ntabwo byari bigoye. Ndibuka mu biganiro twigeze kugira hano, icyo gihe twakiriye Ishimwe Clement n'umugore we Butera Knowless, ndetse icyo gihe bavuga ati Platini Knowless cyane cyane atigira rwose uve muri ibintu by'ubusiribateri. Nyuma yaho mwigeze kugaragara mwasohotse ahantu n'abandi bantu, nabwo Knowless ashyira hanze amafoto avuga ati pi gira rwose nawe uve mu nzira, umwereka ko noneho wafashe icyemezo, kuko n'umwe mu bantu bamaze igihe kinini bagushyiraho igitutu binyuze no ku mbuga nkoranyambaga. Yakubwiye iki? Yabyakiriye atumweretse noneho ko wafashe icyemezo? Ndavuga Knowless. Reka mbwire, hari urutonde rw'abantu ngize ubu ngubu. Harimo Knowless, harimo uwitwa Tricia umugore wa Tom Close, harimo Tom Close we nyir'ubwite. Bana bari bandembeje, ati twereke umunsi nabacitse. Ariko Knowless twari kumwe no mu murenge yamerekeje, byumvikana n'umugabo we yari best man wanjye.
banishimye mbese nyine yabonye ko icyo yifuzaga wenda ko nakora mbere nagikoze uyu munsi ariko yari yo saha y'Imana cyagenze neza. dusoza pi ninde muntu wumva niba twabyita ko usigiye igifunguzo mu bantu bo muri showbiz cyangwa se mu muziki ninde? Umuziki se sinzi niba barakandagiye nta masimbizi ariko na benshi muragisigira. harimo nka King James, harimo TMC, harimo nka The Ben, harimo Nizzo, uko ari umubare munini, harimo Epa. abwirwa benshi bakumva beneyo kabisa. Gerard nabonye yagize gutya ngo arapfukama. Platini wibeshya abanyarwanda ukabyara we. Gerard nawe ntabwo yapfukama. Singo se Gerard. Oya ntabwo gupfukama birimo. Ntabwo bikunda. Oya. Niko ibyo ntibyavamo ariko Epa azabidukorera ntacyo. Ndabona ari kubihakana. ubundi mu byangiri wenda Platini niwe ko turi kuganira ubundi kuki biriya bintu kuko abenshi bakunda kubikora gutera ivi wowe nihe mpamvu ituma utabikunda? ubundi tugomba kumvikana ku bintu tugiye gukora, ariko iyo ngiye kugupfukamira biba ari ibintu byo kukwinginga. bavuga ngo ntabwo wabyemeye, nimba umungiriye kugira ngo ntaseba gusa. ariko hari umuntu ushobora kwibaza ati Platini yanze gutera ivi kugira ngo atavugwa cyane mu itangazamakuru cyane kubwo urumva. ntabwo bihuriye uriya muhango, ntabwo mwemera njyewe. Ntabwo wemera kuva kera cyangwa bije vuba? ntabwo ari vuba, n'uwari kurimfukamisha ariko wampemukiye. Platini turagushimiye rero ku mwanya wawe no kutuganiza ku rukundo rwawe n'umugore wawe. murakoze cyane, Imana ibamugisha. ubwo gisigaye n'isengesho ryanjye. ubwo nyine felicitation, ubwo tukwifuriza imyiteguro myiza kandi uzajye n'urugo rwiza. ejo bundi tuzajya tugusura ufite urugo rukomeye cyane rwuzuye. murakoze cyane. urakoze cyane nawe. urakoze cyane. umusore rwose urumva ko anezerewe cyane. AOP Platini kuva iyo ngiyo akiri muri Dream Boys ni umwe mu basore navuga ngo bavuzwe cyane mu rukundo. ibyo ngibyo ntabwo twabishidikanyaho cyane kuko ni umusore warebwaga n'abakobwa benshi uko byagenda kose. uyu munsi akaba amaze gukuraho urujijo wa mugani, akaba yamaze gufata umukobwa umwe. uyu munsi ntabwo akiri umukobwa, mbese yamaze kumugira umugore mu buryo bwemewe n'amategeko. ni ikintu cyiza cyane. ubwo igikurikiyeho ni rwa rugo bagiye gushinga. ejo bundi tukavuga tuti Madame Platini abana ni ibintu byiza cyane kandi yinjiye mu rugendo rundi rushya kandi rudasanzwe. kadufata akaruko k'umuziki turagaruka mu kanya tujya mu yandi makuru.